Byeruka abana bakindi igiti barembye. Kindi igiti na Helena bakeka ko barozwe batekereza kujya kubarutsa amarozi. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Yendera kanyonyo mama, sheri, iyo nkere sheri wanjye. Kurukura abana bamenyera vuba Cyane. Uzi ko kamaze kumenyera gukorora ibere we. Shahu rero ubwo nibyo nababwiraga. Mbese babaye bakingeze hano ku kigo nderabuzima. Mpitamushyira hasi da. Uzi ko iyo utinda gato warabyariye mu nzira we. Mbese ko wakomeje kunyitegereza utavuga sine. Nishera gusa ukomeza kunganiriza wowe wicecekeye. Ubwo nyine ndakomeje kubitekereza. Utekereza ibiki se? Yesu we, Sora. Ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu ari wowe ndeba imbere yanjye. Habe namba. Kubera iki se sine? Nyine ntabwo mbyiyumvisha. Yako mana yanjye, umwana twiganye adutange kurungurwa, adutange no kubyara. Ibyumvikana no kuri. None se wagira ngo arongorwe hanyuma baretse kubyara. Mbarize sheyi. Oya shera, natwe nukuri no kugira icyo twibwira pe. Nyibwirira rata. Ureke sino uyu nguyu w'umusazi. Kandi wabyaye neza ariko. Yego sha. Nabyaye neza nta kibazo. Yewe, uravugisha ukuri ntabwo bakubazi. Kuko se wa mugani wamusunitse ntabwo bakubazi. Kandi mbabwiye ko nkigera hano ku kigo nderabuzima nahise mushyira hasi. Data we. Cyane byiza ubwo bitakuruhije pe. Uzi ko hari ababyara bababazi. Ariko nk'abo shaho mba numva babyaye nabi. Oya. Igihe cyose umubyeyi yabyaye yabagwa atabagwa akaba amahoro we n'uruhinja. Ibyo nita kubyara neza. Wa mugani ibyo nibyo. Ubundi se wabazwe n'utabazwe bose baba babyaye neza igihe cyose bafite ubuzima bwiza. Cyane rwose. Uranteye. Ariko twakuze twumva se. Reka ibyo tubireke. Ahubwo soso. Nawe byakuriye nkuko tujya tubyumva. Sha byandiye cyane. Ariko nkimara kubona akana kanje. Sha byagiye nka nyombere. Yewe. Sha ababyeyi mwubahwe. Rwose. Ese we ko mutagize amatsiko yo guterura agahinja? Ya ashwi. Ikeneye tinyira uduhinja da. Zaza kumuterura atangiye nko guseka. Sha nanjye aka kakivuka sinabasha kugaterura. Ako nyine nka nyuma y'icyumweru nzagusura muterure da nta kibazo. Hagati aho muri iyi envelope harimo imbuto twakuzaniye. Yo, murakoze n'ukuri. Nubwo ngiye gutaha ndazitahana nzazihereho ngeze mu rugo. Hari icyo se. Ariko rero ntababeshye. Nanjye ngiye gushaka umukunzi uri serious pe. Ibi ntabyo. Kasakagara. Aka kanya ufashwe n'ibiki? Mbabarira Sheila. Yego. Ariko rero wanamushaka arata nicyo gihe. Ntacyo bisaba se. Nge rero turatandukanye. Umutima wanjye nturi kuri gahunda yo gushaka abagabo. Ahubwo ndashaka amafaranga umugabo azaze nyuma. Sha n'ubundi buri wese n'amahitamo ye. Nyagasana azabafashe muzagere ku nzozi zanyu nicyo mbifurije. Urakoze rata soso. Naho Sheila uruko mubwiye ko nshaka ko tuzarushingana. Ahita atangira kunca intege ngo tubanze dushaka amafaranga ra. Kuraje rwose. Icyangombwa no kumenya icyo ushaka utajagaraye. Ubundi ukagendera ku ndangagaciro zinanga umunyarwandakazi. Ko nanjye nibyo byanshoboje kugera ku ntego yanjye. Akindi igiti mwaramutse. Mwaramutse bamujyana. Nimukomeze. Nimutambuke ntabwo duheje. Mwaramutse mujyana. Mwaramutse neza. Mwaramutseho. Tambuka ye. Aho wihicara umwana yahanduje. Yicarira iruhande rwa kindi igiti mbanze mpahanagure. Yicara aha mujyana. Yicarira aha rwose. Murakoze cyane. Nta mahoro se ko tuzindukiye. Ahubwo muri amahoro arimwe. Yewe. Nako turi amahoro da. Kandi numvise ngo mwarwaje abana cyangwa n'igihugu. Nibyo byari bikuzanye se mujyana. Ni impamo da. Ejo numvise inkuru ko mwarwaje abana babiri bose. Nuko ndavuga nti mu gitondo wanyaruka nkaza nkabareba. Byabona ngombwa nkabasuzuma. Nasanga ari indwara navura nkayivura. Nasanga ari indenze nkawohereza ku kigo nderabuzima. Abana babiri bose barwarira icyarimwe koko. Nanjye icyo nicyo ntiyumvisha mujyana. Aba bana barahumanyijwe kuko nta ndwara nimwe ishobora gufatira n'abana babiri bose. Byongeyeho bo mu rugo rumwe. Ongeraho ngo binkurikirane pe. Bivuze ngo wabatamikiye abatamikiye hamwe kuko ntibajya batana. Ufite umuti abafite n'uwo bakurikirana kubera ukuntu barutanwa igihe gito rwose.
ntibyoroshye pe Hi. mubanzanire mbarebe bihorere ntacyo Hi. ubu ndi gushaka umuganga wa gakondo ubamvura nagira amahirwe akanyereka uwo mubisha wampumanyirije si abana uko se uti iki kindi gihe ubu se mubihagazeho koko bararozwe none mwabanje mukabanzanira nkabasuzuma wa mugani ndavuze reka ngo garukira aho hereye wibeshye unsorera abantu uhita ushaka aho ujya ego nyagasani ye isarambujije rero gusa nuruca abana rega abana bararozwe rwose ubwo rero uragira ngo babajyane kwa muganga babatera urushinge bahite banaga amajosi ahubwo mujyana ndumva aho gufata umwanya ubavura ibidashoboka waturebera make tugashakamo umuvuzi wa gakondo akagira uko tugenza amazi atararenga inkono nanjye nka rwose ikindi gihe nawe here murabizi nagenda umubyeyi turabizi rwose nimwigore munyereke abana nk'uko aricyo cyanzinduye ngo mbarebe naho ibyo kuvuga ngo bararozwe mube muretse kubitekereza sibyo wa mugana udasubirira yaho mujyana tambuka urebe turoroshe ukuri rwose gusa ayo mafaranga uyabara uyampenya ariko utaza kubyibagirwa yewe tambuka baryamye muri iki cyumba rwose ego yezu na mariya ibi ni byo mushaka kuvuza muri gakondo mwamaraho amafaranga y'ubusa kandi ikibazo mwakikemura mudatanze akayabo ngo iki ubonye iki mujyana abana banyu ntawabaroze ahubwo barwaye indwara ziterwa n'imirire mibi imirire mibi si uyibonye he mujyana do ntureba ko bacura mu musatsi uruhu rwabo rwahindutse umuhondo babyimbye udutama dore urakora ku mubiri ugafobagana shenge ibi ni ibimenyetso by'indwara ziterwa n'imirire mibi rwose bageze mu mutuku nta gushidikanya rwose ahubwo mubambike tubajyane ku kigo nderabuzima ndabona bameze nabi cyane babanze babasuzume barebe niba nta bindi bibazo byuririyeho naho ubundi nimuguma muri ayo barabaca mu myanya y'intoki nyagasani we undindira abana ndakwinginze umva ndabiyamye ntimujyane abana banjye kwa muganga batavaho babatera urushinge bakahatakariza ubuzima ibyo mbabwira nta kinyoma kirimo kindi gihe here zana abana tubajyane ku kigo nderabuzima baramire ubuzima bwabo muve mu by'amarozi rata mujyana iby'imirire mibi njye simbihakana pe kuko byashoboka kuko hano ntitunarya ahubwo none se mujyana uyu wamwihoreye ukampekera umwe nanjye ngaheka undi tukihuta nta kibazo rwose nimugende ndabaherekeza pe ariko kandi mujyana urarya uri menge abana banjye nibo batera urushinge bakaburira ubuzima ubyirengere humura barahita babavura wiriwe marigari wiriwe neza mukeye karibu wihahiriye yewe ugira ngo se narinje guhaha ariko nyine ntawe usohoka mu iguriro gutyo gusa ntiwumva arata umukiriya ni wo ni amahoro se mukeye yewe nta kibazo da ni uko nari mvuye mu kiruhuko cya saa sita ndavuga ntireka nkunyureho ntawamenya wabona ufashije mu kibazo nifitiye ni ikibazo cy'isedi niko nta muntu wandangira wo kujya anyigishiriza abana kuru yo ntawe nzi disi yewe ariko ndakubariza ntabwo wamubura rwose hanze hasa ni hari abarimu wamugana cyangwa abana barangije kaminuza badafite icyo bakora ubu umbarize pe ndamukeneye ngaho mpa simbarogoye babyeyi niko wiriwe neza muke wiriweho kabiri ngo ntuturogoye kandi wabishoje ni ukwihangana nanjye singerega umeze bite akanyamuneza agakuyeho umugabo wanjye none se mariko ubu ko nanazindukiye kuri cya kigo gufata ibaruwa y'isoko twapiganiye amfasha nayoberwa n'ibindi byagenze bite twarayegukanye da yego di ngo mwariyegukanye rya rindi ryo gukora amadirishya n'inzugi mperutse kumva se ni iryo rwose mbega amahirwe ni muhirwe rwose ugira ngo si imana ibasekeye ririya soko ryari ririmo ibigo bikomeye gusa mwari mubizi ubwo hari inshuti y'umugabo wanjye yari yararigiyemo ahubwo twumvaga ariwe uzaryegukana apu naryegukanye rero imana ishimwe cyane yabahaye rwose muke ndakumva uwashaka yakugurira inkoko ukayivovora rwose yikiza kuko iterambere tugenda tugeraho ni wowe turikesha nabigenje ntese mana yanjye igihe wamaze utwigisha udushishikariza
utwibutsa kwitabira gahunda yo guteganya imbyaro no gukoresha uburyo bwa kamere mu kuruteganya ndetse n'inyigisho mbonezarugo waduhaze ugira ngo si itafari rikomeye wageretse ku mibereho myiza umuryango wacu ufite cyane rwose rwose oya mwinshimira disi rwose ni inshingano zanjye kandi mba ngomba kuzikora nk'umufasha w'ingo nta gihembo ntegereje. yego nibyo ariko nanone umutima udashima si uwa kimuntu sibyo se sheri? nibyo rwose iterambere turaricakira umunsi ku wundi nibyo rwose kandi n'abana bacu babiri tubasha kubabonera ibyo bifuza byose. byiza cyane. ubwo ko yanjye urayemeye cyangwa urayanze? niko se madamu ndakumva muga. aba bana bombi ni abawe? ni abanjye. aba babiri n'abandi batatu basigaye mu rugo. abo basigaye mu rugo bihorere abo tureba ni aba bari hano. yego. none se ko watinze kubazana kwa muganga ngo bakurikiranwe koko? yewe nenewe ibyo barwaye pe numvaga barabaroze. hanyuma se bwo barogwa wakomeza ukabicarana mu nzu uziko mutagira ubwoba? wahora n'icyo ahubwo ko ari uko nagize imana nkabura amafaranga mba narabajyanye ku muvuzi gakondo. ubwo rero niba nabyita kugira imana niba nabyita iki simbizi pe. ye baba we utwana twaranegekaye neza neza bageze mu mutuku kubera imirire mibi mureba he koko? sinkubwira ngo ntabyo narinzi. iby'indwara zituruka ku mirire mibi sinari no kuzapfa mbimenye iyo umujyanama w'ubuzima wo mu mudugudu wacu atahagoboka pe. ese waje wenyine? oya ndi kumwe n'umugabo wanjye Kindigiti hicaye hanze. hagarara mu muryango umubwire yinjire ibisubizo by'aba bana mbibabwirire hamwe. Kindigiti ngwinjira. ese mwiriwe muga? wiriwe nawe? yego. niko wa mugabo habuze iki kugira ngo urwaze bwaki koko? aho ibihe bigeze kurwaza bwaki biracyabaho? ayowe muganga we nanjye ntacyo kuvuga mfite. mwihangane nta kundi. hanyuma rero ukuntu aba bana banyu bameze nabi kugira ngo murabibona ko babyimbye umubiri wose bitakiri amatama gusa. turabibona rwose. si ibyo gusa rero kuko nta n'amaraso bagifite basigaranye amaraso make cyane. uravugisha ukuri muga? mana yanjye nimbona abana banjye bakize nzagushima. nimwakira urupapuro nabandikiye ni taransiferi bajyana ku bitaro bikuru. aba ariho mubajyana kuko bagomba no guterwa amaraso. uranyumvira? naho bigeze mana yanjye ubu turabigenza dute mwuka byarana? ahubwo si iherezo rya bariya twasize ku rugo rirabirihe koko? ko nabari bato cyane ninde ubitaho koko? ibi ni ibiki? murihangana nta kundi byagenda. mugomba kwihutana aba bana ku bitaro bikuru bakabakurikirana bikiri mu maguru mashya bakaramira ubuzima bwabo kandi mukora ibishoboka mubabonera indyo yuzuye. ariko ibi ni ibiki koko? kaje karemerwa koko. ubu sehere ndakumva. bajyane ku bitaro bikuru nawe unyaruka usanga abo twasize. nyumvira ujyana aba kwa muganga se tugende twese sakindi byari ikindi se tubigenze dute? uranyumvira koko? kujyana abana babiri bose uri umwe ntibyoroshye Kindigi. byogeye kandi banegekaye barya. ahubwo imana yabaga yamfashaga imbangukira gutabara ikaza tweta tugenda. wenda nitugerayo tumaze kubona ibyo ari byo umwe muri two arasimbuka areba abana undi asigare ku barwayi. nanjye ndumva ariyo nama nabagira ubundi mukiyambaza inshuti n'abavandimwe bakabafasha ku bijyanye n'ingemu kuko simpamya ko muhita mutaha. ayiwe koko. mana we abana ba Kindigiti bahise babohereza mu bitaro bikuru kubera indwara ziterwa n'imirire mibi. abana babo barasigara bitabwaho nande naho ubutaha. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. ku wa mbere no ku wa kabiri ni 12:15 z'umugoroba. ku wa gatatu ni 12:45 z'umugoroba. ku wa kane ni 11:45 z'umugoroba. naho ku wa gatanu ni 2:15 z'ijoro. inkingi y'amahoro.